Imbaraga Zapfukiranywe byakozwe n'intumwa cya Manu umurongo wa mbere. Uhereye uwo munsi hāduka akarengane gakomeye mu Itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Ubwo hādukaga akarengane mu Itorero ry'i Yerusalemu, abakristo batataniye mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya kandi bagenda bamamaza ijambo ry'Imana, ariko intumwa zo zagumye i Yerusalemu. Abantu bamwe bajya bibeshya ko ijambo ry'Imana rigomba kwamamazwa n'abayobozi n'abigisha basanzwe bamenyereye kubwiriza, ariko ubutumwa bwiza butangira kujyanwa nk'uko Umwami Yesu yategetse, bwajyanywe n'abakristo basanzwe, intumwa zitarimo. Hari ubuntu bw'Imana bwari bubarimo bwo kwagura ubwami bw'Imana, kandi gukomeza kwicara i Yerusalemu ntabwo byari gutuma ubwo buntu bugira umumaro mu bwami bw'Imana. Ni itaranto zari zihishwe kugeza igihe hadutse akarengane kagatuma zibasha gucuruzwa. Ni imbaraga zo gukora umurimo w'Imana zari zisa n'izipfukiranywe kuko zitabashaga kugira umumaro zose i Yerusalemu. Hari intumwa 12 zahoraga zigisha ku buryo izindi mpano zabashaga kuburiramo, ndetse na ba nyirazo ntibazigere bamenya ko bazifite. Imana itanga impano n'imbaraga zayo mu bwoko bwayo kugira ngo twagure ubwami bwayo, si ukugira ngo tubwicaremo gusa. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yababwiye ko kuba bamaze igihe kinini bigishwa bari bakwiye kuba ari abigisha nabo ubwabo, ariko bari bakiri impinja. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja, ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 12 kugera kwa 14. Hari amatorero menshi asa n'ayishimira ko abakristo bagumana impinja bagakomeza kwitabwaho n'abakuru b'itorero, ariko ubwabo batabasha kugira umumaro ufatika mu kwagura ubwami bw'Imana. Kenshi usanga ayo ari amatorero afata abayobozi bayo ku rwego ruhanitse cyane ku buryo ibintu byose mu murimo baba babitegereje ku muyobozi mukuru. Kenshi abayobozi bayo baba ari abanyempano, buryo abantu bakomeza gutumbira gukora kw'impano z'abo bayobozi bakibagirwa gukuza izabo ubwabo. Hari ubwo usanga nanone kandi usa n'aho ari wo murongo washyizweho n'abo bayobozi, ku buryo n'uw'Imana ihagurukije mu murimo ikamusukaho imbaraga zayo, hari ubwo agaragara nk'ikibazo, akabonwa nk'uje kubangamira kugaragara k'umuyobozi usanzwe kuko ari we bose barangamira. Byinshi bikorwa muri bene ayo matorero byitirirwa umuyobozi, ku buryo izina rya Yesu rifatwa nk'igikoresho cyo gukora gahunda zabo nk'uko baba baraziteguye, ariko mu by'ukuri atari ryo rishyizwe imbere mu bikorwa byabo. Nubwo babyita ubwami bw'Imana, mu by'ukuri baba bubaka ubwami bw'abantu mu izina ry'Imana. Umuntu ni we ari we wagizwe urufatiro muri uwo murimo, ku buryo byose ari we bigomba kuba byubatseho. Ibyo bidindiza kwaguka k'ubwami bw'Imana, bigatuma abana bayo bahora ari impinja zikeneye gufashwa. Iyo si yo gahunda y'Imana ku bana bayo. Umugambi w'Imana ni uko abantu bakizwa, bakigishwa, bagakura muri Kristo, maze bakaba ibikoresho byayo n'abagaragu ikoresha nk'uko yabiteguye ubwayo. Uwo ni wo murimo dufite nk'abagaragu ba Kristo, ni uwo gufasha abana ba databuja gukura kugera ku rugero babasha guhagarara ubwabo no gukora iby'Imana ishaka batagikeneye cyane kurandatwa. Ibyo nibyo bihesha Imana icyubahiro, bikagura ubwami bwayo, bikazanaduhesha ingororano. Kristo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwana n'umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Abakolosayi igice cya 1 umurongo 28 na 29. Dusenge. Mwami Yesu, fasha itorero ryawe ribashe gufasha abana bawe gukoresha ubuntu washyize muri bo nk'uko ubishaka, mu izina ryawe Yesu. Amen.